Kiri banzu bitekerezeho neza sibyo nka muri umuntu wa Emeline ni iki wamubwira muri ibi bihe bigoye gutya? Ndiye ikintu nabwiye Emeline nakomere ariko nanone yige. Kiga iki? Nakomere niyumve yuko nyine yatawe yabaye, niyumve ko nanjye kwanga yacinga amabere kandi ku ruhande rumwe yayaciye, ariko nanone ntiyumve yuko ko nimba turi intama z'umweru ariwe ntama y'umukara irimo. Reba ari kunkora mu bintu Emery waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda kandi n'izindi ry'Imana nzambwira iki video ukuri kandi atasobanumye ngo njye nkurindira ibintu narasa kubirinda rukunkora Emery ngabanya ubwo icyo gifuri cyakubikoraho unozashaka gushyiraho ingufuri kurasarinde kuri noki ni Yes, ndagusuje wowe kuri iki biganiro bya Featureline TV. Komeza kubana natwe ntucikwe n'ibiganiro byacu. Kuri uyu munsi tukaba twakiriye umutumirwa, akaba yifuje kutuganirira ku ijambo ryitwa ingaruka y'icyaha. Turakwakiriye. Uribwira abakurikirana Featureline TV? Nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Gadi, ndi umugabo ndubatse. Nanjye kucano nta kibazo, ariko nifuje kuganira namwe ku ngaruka y'icyaha. Yego, murakoze. Ni ukuvuga ngo rero ndabasuje cyane bakunzi bacu. Ni ukuvuga ngo rero ikiganiro nateguye uyu munsi cyangwa wenda nifuje kubasangiza, ku ruhande rumwe kikugirira umumaro, ku rundi ruhande ndetse ubwawe kigukore ku maso ubone ko hari ibintu waciyemo ugomba guhindukaho. Ni ukuvuga ngo burya ntabwo twagakwiye gufata cano nk'aho ari ahantu ho gusekera gusa, ahubwo tugomba kuhafata nk'urufunguzo rwaduhindura ubuzima mu gihe twumva ko turi mu buheneberi buteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero ikiganiro kivuga ngo icyaha cyangwa ingaruka y'icyaha. Ni ukuvuga ngo rero ingaruka y'icyaha uzayibona ryari? Ni ukuvuga ngo ubu buzima tugezemo cyangwa ubuzima turimo cyangwa ubwatambutse, tuzi neza ko ba sekuruza bacu cyangwa wenda abaturuta cyangwa wenda abo turuta, byanga bikora ingaruka y'icyaha ntabwo igira imyaka, ahubwo ingaruka y'icyaha iterwa n'igihe. Ni ukuvuga ngo kandi ingaruka ya mbere y'icyaha, ushobora gukora icyaha kigirwa n'ibintu bitatu. Ushobora gukora icyaha mu buzima bwawe utari uteganya ko ari icyaha, ariko burya ari icyaha. Ikindi cya kabiri, ushobora gukora icyaha utekereza ko ari ibyishimo by'ubuzima bwawe, ariko burya aba ari ingaruka y'icyaha. Kandi ikindi cya kabiri, ushobora gukora icyaha utekereza ko ubuzima urimo ntacyo bigutwaye, ariko mba ngiye kubwira akantu gatoya. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuba mu buzima tukibwira ko aho turi kugana ari heza, ariko twarataye umurongo igihe kirekire. Ubwo rero nkavuga ni wowe unkurikiye, ubwo tuvugana wenda kanguha urugero, kenshi na kenshi nk'aba bantu turi kumva ku masosho media ngo ba Emeline bande n'abande, biriya bintu bari kwikora ntabwo gifite agaciro cyangwa wenda giteye ubwoba ari ibyo yakoze, ahubwo giteye ubwoba ni uko nawe ubwo yatunguwe no gusanga ibyo yakoraga byageze ku karubanda. Ahubwo mu buryo bwo kugira ngo wirinde karubanda, dukumira icyaha mbere y'uko kigukumira. Hari igihe ujya gusanga ugasanga icyaha ubwacyo kigukumira ryari? Kigukumira muri bwa bihe uzajya kureba ugasanga ibintu bibaye ntiwari wabiteguye, ntabwo biri mu mugambi w'icyo washakaga kugeraho. Niyo mpamvu aho umuntu ahangara agafata icupa akarikoresha, urumva abagabo bo baba barenga magana n'amagana. Uribiye turi kujyana. Ni ukuvuga ngo umuntu azahangara akavuga ngo noneho kanifashisha iby'Imana yaremye cyangwa ibyo abantu bakoze ngo bagere ku buzima bwabo runaka, ariko ugasanga nibwo kunezeza ibyo umenye ko wamaze kugwa. Ubwo nkavuga nti tugerageze mu buzima bwacu twiyubahe kandi tugire ubuzima
byiza. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu byose biri guhera hariya amashusho media ari kuririmba ziriya ni ingaruka z'icyaha z'ababikoze. Ni ukuvuga ngo wenda twambutse amazi tukareba hakurya muri Los Angeles aho umuntu ashobora guhangara akagera aho yumva ko afite undi muntu aha agaciro ufite Imana, noneho biriya ni bigaragaza ko isi tugezemo Satani yamaze kuyifata kwa mikono. Ubwo rero nababwira ati tugerageze dusengeshe umwuka iteka kandi tuhinduke mu mitekerereze yacu ndetse no mu myumvire yacu. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwose muntu niba ushaka kugira ngo umenye uwo uriwe cyangwa umenye imbaraga zidasanzwe zikurimo, iga gutsinda se kiburi muri bitekerezo byawe. Manza wibaze ngo mbese kandi burya ikintu gitsinda se kibi icya mbere ni ugutinyuka ukoresheje umutwe n'umutima. Ikindi cya kabiri ni ukugira ubwoba. Byanga bikunda iyo ugize ubwoba ntabwo ukora ibintu byatuma uhahamuka ngo ugere ku ntera ndende, ahubwo ukora ibintu byatuma ubuzima bwawe bugaragara neza kandi bugaragare mu buzima busa nkaho utiyizi. Imenye kandi numara kwimenya uzamenya agaciro ufite. Ni ukuvuga ngo uriya mukobwa niwe navugagaho, aho umuntu ahangara akajya imbere kuri stage akavuga ngo njyewe ndemeza ko Imana yabonye zero. N'ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba. Ubu ngubu aho umuntu ahangara akavuga ayo magambo akayetura ngo njyewe ndemeza ko Imana yabonye zero, ubuzima arimo ntaho ahuriye n'Imana, nta nubwo ayizi. Ariko umva mubwira akantu gatoya, Bibiliya ivuga ngo urakora ibi byose nkakwihorera, ariko umunsi umwe nzarakara cyangwa umunsi umwe bizakugaruka ku mutwe. Ubu ngubu tuvugana ntabwo Imana kubitwihorera no kwitatubona, nta nubwo Imana kubitwihorera no kwisinzira, ahubwo Imana impamvu twihorera ni uko idukunda. Cyangwa urugero, ubu tuvugana wenda uzakora ibyaha cyangwa ujye mu zindi ngeso wifuza, ariko warebetse se kibi ko muri kumwe, umunsi umwe umuhemukira azagutamaza nk'aho atigeze akubona. Bishatse kuvuga ngo iyo umaze igihe mu byaha ugahinduka gake, Satani aguhiga nk'umuntu wishe itegeko rye. Niyo mpamvu mu buzima bwacu bwose uba ugomba kugerageza ibimubwira miseriye, kandi rwose ni ukuvuga ngo iyo uhindutse gato bwa buzima wari urimo, niba uri umusambanyi ukaramubwira uti nicujije we Mana kuko maze kumenya ko burya ibyo nakoraga atari byanga bikunda mu buzima bwawe bwose, Satani aguhigisha inkota. Niyo mpamvu ibyo nshaka kubwira icyo mvugira ijambo n'iri, ndashaka kukwereka kuko niba Satani ahangara akatugirira ishyari kubera ko twatambukiriye tukajya kure y'Imana, utekereza ko Imana izagira ishyari ringana iki umunsi yamenye ko wayitambukiriye? Imana ni nziza, Imana ifite imbaraga zidasanzwe, irihangana. Ubu tuvugana nawe, subiza amaso inyuma wowe unyitegereza, wibaze ngo mu myaka ishize nari ndinde, ese umunsi nagiye mu kabari nkararayo mama ntamenye iyo naraye mvuye ku ishuri, ese umunsi nagiye nkajya mu kabari nkatsindirayo nkataha saa sita umugabo wanjye atazi yombi, nabaye iki? Ariko nujya kureba uzasanga ubuzima ubayemo aka kanya umeze nk'uwicuza. Niyo mpamvu nakubwira ngo Imana irihangana cyane ku rugero yemera ikareka ibyo twari turimo bikagira. Niyo mpamvu ingaruka y'icyaha ni iki? Ingaruka y'icyaha uzagera ube mu buzima bumeze nk'aho utiyizi. Byagutangaza umaze imyaka 10, ariko nujya kureba usanga ibikorwa ukora ntibigenda neza, ubayeho mu bwigunge nk'aho Imana yibagiwe, ubayeho mu bwigunge nk'aho wamaze kumenya ko umugisha warangiye. Ntukazigere na rimwe utekereza ko icyaha kizakuzanira ikintu ukeneye. Icyaha gitambikira ukuri kw'icyiza kigasatira ukuri kurimbukira. Niyo mpamvu ugomba gukoresha ibishoboka byose ukagerageza ugaca bugufi kandi ukagaragara nk'amavuta yera atamanjije gusheshwa. Gerageza rwose mu buzima bwacu, buri muntu wese witegereza iyi video uyisharinga inshuti yawe, uyihereza undi wundi wifuza kumenya ubu butumwa. Ndakubwiza ko ntabwo ndi guhanura, ahubwo ndi kukuganiriza nta n'ibirenze, ariko mu bwonko bwawe wumve ko birenze. Kubera ko njya ntekereza ko ubuzima tubamo, sinzi umuntu wavuze ngo ubuzima tubamo ngo ni nk'ubw'indaya neza, imaze gupfa irakira bakayiheza. Ariko ni ukuvuga ngo ikintu ijambo uzatekereza
indaya yo ikimara kwinjira mu busambanyi yumva ari aho irakaraba ikumva imeze neza ikumva ubuzima bumeze neza, ariko y'imyaka itangiye kuyicuma itangiye gucuma igasanga byaraboze, itangira kuvuga ngo nyamara rero ahantu ngana siho ahubwo naratandukiye. ubwo rero nkakubwira ngo aho kugira uzicuza icuze mbere y'ukwicuza, kubera ko iyo wicujije mbere yo kwicuza haba higarukiriro ry'ibyo wabonaga nk'impanuka, ariko iyo wicujije byararenze inkombe uba umeze nk'umuntu uri ikuzimu akifuza ijuru. kandi burya akamubwira ikintu gitoya, burya biroroshye gukorera ijuru mbere y'uko urenga ijuru. ariko ako kantu karakomeye iryo jambo rero. ni ukuvuga ngo biroroshye gukorera ijuru mbere y'uko uritambikira cyangwa ngo ujya kure yayo, nibwo nari nshatse kuvuga urenga ijuru. ariko noneho iyo ugiye kurikorera ukarikorera mbere y'uko rizakwiyereka, umenya amayeri yaryo kandi ukamenya icyo rigusaba ukacyubahiriza. ariko iyo urikoreye igihe cyararenze umvana ibikomere mu gukorera ijuru ryamaze kuguta, cyangwa wenda wamaze gutambikira ku ruhande, byanga bikunda ugasanga ubuzima bwawe bumeze nk'aho uri kongera kubutangirira ku ntangiriro. kandi burya ndakubwiza ukuri, gutangirira aho wanyuze uri binyumve neza, gutangira aho wanyuze biravuna cyane, kubera ko umeze nk'aho uri kongera kwisubiramo bushyashya, kandi kwisubiramo bushyashya biri mu bintu bikwereka ko urinjije. niko kuri aho ntabwo waba ushatse guhinyuza rya jambo bakunda kuvuga ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. ngo unyumve neza, aho ni waba urihinyuje. nari mubwiye biratandukanye. ni ukuvuga ngo iryo jambo umuntu warivuze ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa, yabivuze mu bijyanye n'iterambere cyangwa n'ikindi kintu twifuza kuba cyo. ariko byanga bikunda, iyo wamaze kuba intandaro y'icyaha kugaruka si bibi, ariko kugaruka udasa n'uwa mbere. ubuka ngo urugero bivuze ngo uba waramaze kwangirika. yego, byanga bikunda ntabwo bivuze ko aho uzagaruka hatazakwemera, nta nubwo bivuze ko Imana itokwemera, ahubwo bishatse kuvuga ko ngende kukugira inama mbere y'uko umenya ko ingaruka y'icyaha ari mbi, irinde kumanza guhura nayo. bivuze ngo ugarukana n'ingaruka za cya cyaha. ni ukuvuga ngo burya umuntu wamaze kubwirwa ko icyaha ari kibi akomereza aho yari ari, ariko umuntu wamaze guhura n'ingaruka z'icyaha aza afite ibyondo ndetse n'ibintu bigaragaza ko yahuye n'ingaruka z'icyaha. kandi ubwo urumva cyanga bikunda n'abakwizeramo bafite ubwoba, bavuga ati afite ubuhamya, ariko nawe sinzi niba yarahindutse kubera ko ufite ibyondo. uba umaze gusa naho utakariza icyizere. ni ukuvuga ngo mbere bakubwiye ko ukeneye ubwiza, ubusanzwe ufite ubwiza, ariko ubu bakubwiye ko ukeneye ubwiza waramaze kujyaho ibyondo. bivuga ngo kongera kubihanagura hazabaho kugushidikanyaho ku bakureba, mu gihe mbere nta gushidikanywa ku bakureba, kubera ko wari umaze kugira isura iri fizika. niyo mpamvu mu gihe umaze kumenya ko ingaruka z'icyaha ziriho, niba umujyi ushya bakazimya n'ikizimya nacyo kigashya, ni ikigaragaza ko ingaruka z'icyaha zabonetse, Imana yararambye. kandi burya y'Imana iturambiwe, Bibiliya iravuga ngo Imana ikunda umunyabyaha ikanga icyaha. ariko ntabwo bisobanuye ko n'Imana ikunda umunyabyaha ikanga icyaha. iyo ugarukanye ibyaha ibiguhanuraho, kandi uko ibiguhanaguraho ntibikuraho ibikomere. niyo mpamvu nagusobanuriye ngo mu buzima bwose uzabamo uzabe witeze ko niba icyaha kiri kukuvaho, byanga bikunda hari utuntu tw'udukomere uba ugomba kugira, ukumva umuntu umeze nk'uwasenyutse ugatangirira kwizera. niyo mpamvu uba ugomba kumenya ukagerageza ukavuga ngo mbese Mana cyangwa mu buzima mbaye ndinde ese koko Mana iyi si turi kuganamo iraduha iki, iratwereka iki? ese ko nkora asenga, hari senga mu buryo Imana ishaka cyangwa senga mu buryo bw'amarangamutima y'ingabo? wowe unyitegereza, ndabizi neza ko burya ntabwo ari uko kuba tutagira ukuri ari uko tutabona ukuri, ahubwo kutagira ukuri ni uguca hejuru y'ukuri. munyangarengo yagakoraho, ni ukuvuga ngo kutagira ukuri si uko tutagira ukuri,
ahubwo twirengagiza ukuri, ahubwo tugasanga amarangamutima asa n'indamu. Kandi iyi ndamu igutegeka ikwibagiza ukuri, ahubwo igakwereka ikibituma ubaho kubera ko wamaze kuyereka ko indamu arizo za mbere uhaye agaciro. Kandi burya indamu zirangirana n'umubiri, ariko umubiri indamu zirangirana n'umubiri, ariko ubugingo bukomeza byiteka kubera ko ubugingo buhari, indamu ziba zaboneka. Niyo mpamvu nakubwira ngo mu banyarwandakazi, banyarwanda mwese mu nyumva, mugerageze kumva ko ubuzima bwacu bugizwe no kumenya ko icyaha kiriho. Igihe cyose uzaba mu buzima ukabaho nk'umuntu washubijwe, uzajya umenya ko utarigira ubazwa. Nkubwira ni ukuri, iyo ubaye mu buzima wumva ko washubijwe, burya nta n'ikibazo uragibona, kubera ko icyo gihe umeze nk'umwana ugicigatiye ibere ariko utaramenya ubuzima bwa nyuma bwo kubaho nta bere ufite. Ese umuntu udafite ibere abaho gute? Umuntu udafite ibere abaho gute? Umuntu udafite ibere ni ukuvuga ngo urugero ruhari n'ubu, umwana wavutse agasanga nyina arahari, akonka, uwo mwana arakura cyangwa ukunda afite amoko abiri ya vitamine. Afite amoko ya mbere yakira vitamine y'amashereka, akayinywa akayumva. Iyo ibiryo bije biza bimeze nk'igisubizo kiyongera ku kindi yari asanga. Ariko umuntu utarigeze wowe, byanga bikunda ubuzima abayemo, aba ameze nk'aho ari mu itangiriro ry'ikintu atigeze amenya. Ushobora kumubaza icya mbere, ntabwo abazi ngo babaho gute, kuko nta n'ikimenyetso kimwereka ko kubaho bihari. Bivuga ngo uguteruye mu ntoki niba ko ugomba kumenya kubaho. Bivuga ngo nawe kunyitegereza, numara kumenya ko Imana ari iguteruye mu ntoki, byanga bikunda icyizere cyo kubaho uzakimenya naho indamu utazibona. Niyo mpamvu ugomba kugerageza kumva ko byanga bikunda nta bushobozi na zeru n'igice ufite mu buzima bwawe mu gihe Imana yamaze gusezera. Niyo mpamvu ngo uhaye icyo kigereranyo cy'umubyeyi cyangwa yenda cy'umwana wabonye nyina akamwotsa n'umwana utarabonye nyina akamwotsa. Ndabyemera cyane, umwana utarabonye nyina ashobora gukomera cyane ndetse akaba icyitegererezo ku bandi bantu. Ariko icyo nakubwira ni uko umwana ufite nyina mu gihe nyoko wumva ko amashereka yawe atakibonetse, izere ko Imana yo mu ijuru ifite imbaraga zo kukonsa. Ahubwo kukonsa kuzima ni ukuyemerera ukavuga ngo ubuzima mbayemo ntabwo buryoshye, ubuzima mbayemo ntabwo busa neza, ubuzima mbayemo ndemera ko ari amafuti, ubuzima mbayemo ndemera ko ntamaze kujya mu cyaha, ubuzima mbayemo ndemera ko nsa nkaho ndi ku miryango ya Sekibi. Ubundi ikintu cya mbere kitwica ni ukumva ko turi beza, ariko wamaze kumenya ko uri mubi, ubuzima bwawe bwose buba bwamaze kuba bwiza. Igihe cyose uzumva ko umeze neza, niwe munsi wa mbere utazigera wibagirwa ko umeze nabi. Niyo mpamvu ugomba kuba mu buzima utibona, ahubwo ureka bakakubona. Yumve neza, iyo umaze kuba mu buzima udashaka kwibona, ahubwo ukareka bakakubona, abakubona nibo bakubwira uwo usa nawe wa nyawe. Ariko iyo wibona uba mu buzima bukubeshya, ugakora ibidasanzwe, ibijyanye n'amarangamutima yawe ariko bitajyanye n'ukuri kugaragara. Ubwo rero uwo nshaka kakubona ninde? Ni Imana ishobora byose. Kuko ndakubwiza ukuri, ijambo ry'iki gihe cyangwa ubuzima tubaye mu iki gihe ni ukukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Tugerageze rero twumve, waba uri umwadeperi, waba uri umudive, waba uri umugatolika, waba uri mu idini cyangwa itorero iryo ari ryo ryose, aka kanya ntubone nk'uwo ndiwe. Ntiwumve ko uri kukwigisha, ntabwo ngewe rwose ngendera ku idini, ahubwo ngendera ku kiri muri njye, kuko kiri muri njye nyirebesha amaso nkagira ubwoba kubera n'ibintu nahuye nabyo. Ubwo rero wowe uwo waba uri we wese, ntunyitegereze ngo mbone mu marangamutima y'uwo ushaka kumbonamo, ahubwo wumve ko ibyo nkubwiye bivuze nk'umuntu, ariko bizasohora ntaho atari njye bivuze. Ahubwo ngira mu buzima bwawe uvuge ngo mbese ibintu mvungishije cyangwa ibintu ndebye kwica no hari icyo mabonye. Ese niba hari icyo babonye nkuye mwiriye isomo ryinshi, nurisharinga abantu 10 uraba uhinduye ubuzima bwawe. Ikindi cya kabiri, uraba utabaye benshi. Ubwo rero nkagusaba ngo tugerageze kumenya ko ingaruka z'icyaha ari iherezo ribi cyangwa ari irimbukiro ribi. Amazina yanjye ni Byiringiro Gadi, nanjye mfite channel imeze neza, ugezeho ukandikamo Byiringiro Gadi wahita ubibona. Ikindi cya kabiri,
nomero zanjye nazibabwira. Nomero zanjye ni 0788 11 980 cyangwa 0790 150 54. Na Tigo ni 072 955 9073. Ubwo rero Imana ibaha umugisha kandi tumenye ingaruka z'icyaha kugira ngo tumenye agaciro k'ubuzima bwacu mu gihe kizaza, mu gihe ibihe byiza. Yes, reka mushimire Byiringiro aba atugejejeho ijambo ryiza ryahindura ubuzima. Uramutse ugize icyo ukurikira ku magambo yavuze. Njye nitwa Mwizerwa Olivier, iyi ngiyi ni Futureline TV. Komeza kubana natwe ibihe byiza. Ciao ciao.